bigiye kugera humvikanikondera yumvikanire mu kirere hose rigira riti uwanduye akomeze yandure nukiranuka komeza akiranuke kuko umutambyi mukuru agiye gusohoka mu cyumba cya hera cyane n'imbabazi ze zigiye kurangira. Bizaba bimeze bite kuri uwo munsi abanyabyaha bose bafite ubwoba naho abakiranutsi bajya gusanganira umwami wacu Yesu ku bicu. Bizaba bimeze bite kuri uwo munsi abanyabyaha bose bafite ubwoba naho abakiranutsi bajya gusanganira umwami wacu Yesu ku bicu. Agakiza bwo kugaruka kwa Yesu abwirizwa ahantu hose ku isi ni kugira ngo buri wese Yesu yapfiriye yihana ibyaha ahimbaza Uwiteka. Ariko ikibabaje nuko abana aho kwihana baguma gushayisha mu byaha bazapimwa basange badashitse. Bizaba bimeze bite kuri uwo munsi abanyabyaha bose bafite ubwoba naho abakiranutsi bajya gusanganira umwami wacu Yesu ku bicu. Bizaba bimeze bite kuri uwo munsi abanyabyaha bose bafite ubwoba naho abakiranutsi bajya gusanganira umwami wacu Yesu ku bicu. Abantu bose muri iyi si barabwirizwa kwihana ibyaha kubwo azagaruka. Yesu abamwizeye barabwirizwa kumesa imyenda yabo nta n'ikizinga kirangwa ku mwambaro yabo barangwa n'imico myiza yo gukiranuka ikomoka ku mwami Yesu kuko ari we nzira n'ukuri. Bizaba bimeze bite kuri uwo munsi abanyabyaha bose naho abakiranutsi bajya gusanganira Yesu umwami wacu Yesu. Bizaba bimeze bite bizaba bimeze bite abanyabyaha bose naho abakiranutsi bajya gusanganira Yesu umwami wacu Yesu ku bicu. Bizaba bimeze bite kuri uwo munsi abanyabyaha bose bafite ubwoba naho abakiranutsi bajya gusanganira umwami wacu Yesu ku bicu.
bizaba bimeze bite kuri uwo munsi? Abanyabyaha bose bafite ubwoba, naho abakiranutsi bajya gusanganira umwami wacu Yesu ku bicu.